twarimo tuvuga ko umubabaro ko ari bimwe mu buzima bwacu, ni bimwe mu ni ibintu biranga ubuzima bw'abantu tuba bwa buri munsi, kubabara no kwishima bibaho. We've been saying that stress, distress and joy and happiness are part and parcel of a human life. So Yesu yaciye muri ubuzima bw'umubabaro. Jesus himself went through a distressed life. Mu buzima bwacu natwe hari ahantu habiri ngira ngo tuganireho umuntu aca, kandi hombi haba imibabaro yawo. Ahantu hambere ni mu butayu, aha kabiri naho twakwita nko muri jaride, ahantu heza hatari ubutayu. Likewise, in our lives, analogously to that of Jesus, we have two kinds of lives. One characterized by distress, which is likened to a desert life, and the second one is a life, blissful life that is characterized by a life in a garden. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Praise Jesus. Turabaramukije itorero ry'Imana. Greetings in the name of Jesus. Mana ya Israel ikomeze kubitaho. May the God of Israel continue to take care of you. Turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. We are greeting you in the name of Jesus. Amahoro ya Yesu akomeze kubana namwe. May the peace of the Lord continue to be with you. Tuhaye ikaze nanone muri iri teraniro. We welcome you in this fellowship. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. We are going to share the word of God. Ariko reka tubanze dusenge. Let us pray first. Imana ya Abrahamu na Isaka na Israeli ni wewe Mana. The God of Abraham, Isaac and Israel, you are the true God. Ni wewe Mana wenyine. You are the only God. Ibindi byose byiswe Imana si Imana, uri Imana isumba byose, uri umuremyi wa byose. All other things that worshipped as God, they are just idols, but you are the most high God. Ni wowe Imana igira urukundo. You are the Lord and the God of love. Uri Imana nyamana. You are the true God. Mu bihe byose tuzahora dusingiza izina ryawe. In all our times and the lifetime we shall live to praise your name. Tuzahora twibuka imirimo n'ineza yawe wadukoreye Mwana. We will ever remember the wondrous works you wrought in our lives. Natwe duhuriye mu iteraniro ry'abera tukuramya tuguhimbaza. And we shall gather in the holy congregation praising and lift your name high above. Tuzavuga gukomera kwawe nk'Imana. We shall proclaim and herald your wonderfulness as God. Tuzavuga ineza yawe. We shall proclaim your greatness. Icyubahiro cyose n'amashimwe n'ibyawe. May the glory, the praise be unto you. Ngambwe nubana natwe Mwami muri iri teraniro. Please come and be with us in today's fellowship. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. We lift the glory back to you in the name of Jesus. Amen. Bwoko bw'Imana tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka. Brethren, we're going to share the word of God which says that in my distress I called upon the Lord. Reka dusome Zaburi ya 18 umurongo waho wa 7. We're going to read in Psalms 18 verse 7. In the Kinyarwanda version it is verse 7, but in English version it's verse 6. Yabango mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ibyo nayitakiye imbere yayo biyinjira mu matwi. Verse 6 says that in my distress I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice from his temple, and my cry came before him, even to his ears. Bebango mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye. Mu mubabaro wanjye aho niho tugiye kuganira ku ijambo ribango mu mubabaro wanjye. The Bible says that in my distress I called upon the Lord and cried out to my God. That is the theme, that is the gist of today's teaching. Iyo umuntu avuze ngo mu mubabaro wanjye cyangwa se habiri bango umubabaro wanjye ni ikintu kigaragaza ikintu cyanjye ubwanjye. Iyo uvuze ngo iyi ni telefone yanjye, iyi ni isaha yanjye, iyi ni inka yanjye, uri muvuga werekeza ko icyo kintu ari cyawe wenyine nta wundi muntu mugifatanyije. Whenever you say that my thing, my distress, my phone,
it is a statement that expresses exclusive ownership of that property or that thing to that person. Ko kuvuga ngo icyanjye si kuvuga ngo ibyacu. When we say that my thing or my property, it doesn't the other way around mean that our property or our thing, we don't co-own them. None Bibiliya avuga ngo mumubabaro wanjye nambaje Uwiteka, mumubabaro wanjye. Ese tugiye kureba ni ryari umuntu agira umubabaro we nkawe ku giti cye adasangiye n'abandi bantu. Now verse 6 is telling us that in my distress. What does this mean? We're going to venture and see when does a person have their distress, their own exclusive distress. They don't share with other people. Ko dushobora kuba turi inshuti ge nawe magara, dushobora kuba tuvukana, dushobora kuba tubana, ariko hari ibintu bimwe runaka duhuriraho, hari imibabaro twahuriraho, twagize ibyago mu muryango twese tukababara, ariko hari igihe cy'umubabaro w'umuntu ku giti cye utandukanye n'uwabandi bantu. People might live together in the same place as friends, sharing different things, sharing different circumstances and different phases of life. But there are circumstances that people are exclusive to people's lives. They don't share them to anybody. Uko ubuzima bw'umuntu bwubatse habaho ibihe byo kwishima n'ibihe byo kubabara, gukomereka, n'ubuzima tubamo bwa buri munsi, ariko hari umubabaro w'umwihariko ukomeye cyane wa wundi uza ukanyeganyeza umutima w'umuntu. Normally a human life is molded to have different seasons of life. There are seasons of happiness and joy, there are seasons of sorrow and bitterness, but I want to tell you that there are circumstances that comes when they are so distressful they become exclusive to this particular person. Because the Bible itself says that God does not please or is not pleased to hurt a person forever. Umubabaro rero ubaho uyu munsi hakaba igihe uyu munsi ushira hacaho ikindi gihe ukazongera ukagaruka. Umubabaro ntabwo ubabaro rimwe ngo birangire, ariko hari umubabaro umuntu ashobora kugira ahora yibuka iminsi yose ku buryo unamutungo yasinziriye ukamubaza ngo ni ryari wigeze kubabara bikomeye cyane mu mutima wawe, akakubwira nk'ikintu cyabaye wenda mu myaka 10 cyangwa 20 ishize, nyamara na nyuma y'uwo mubabaro hari indi mibabaro yagiye iza. Uyu rero birivuga ngo n'umubabaro wanjye ni wa mubabaro urya umuntu kinje indani mu mutima we. In most cases distress is whimsical. It comes and goes depending on the circumstances you've made, but there is this kind of a distress that lingers in one's life forever, to the extent when you ask them a question that what thing that hurt you in your lifetime, they are going to recall and tell this story that has happened or really happened in 5 or 10 years back. Ubu n'ubwoko bw'umubabaro wawo ndi ugukura mu bantu ukiherera, ndetse ukagira naho ushobora guhamagara inshuti zawe magara za zindi wumva mwababarana muri icyo gihe cyo ubabaye, wagera ahantu nanone still wa mubabaro ukanguka wawe wenyine ukabona ko abantu batababaye nk'uko ubabaye. This kind of a distress, it's a kind that drives you out into isolation. You feel like you want to live alone. Even though you are in your best friends, they cheer you up, you feel like you don't fit there, you want to be alone. It's the distress that hurts you, that eats you up, eats your own exclusive distress. Kuburyo iyo ubwiye umuntu buryo ubabaye ubona atabaye agaciro nkuko yabyumvaga nkuko umva yabifata. In most cases when you explain your distress to people, this kind of a distress, people won't value or weigh it, give it weight the way you value it or the way you understand it. Reka dusome Bibiliya nanone muri Matayo umurongo igice cyaho cya 26 duhere ku murongo wa 36. Biravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemani. Maze Yesu agirana nabo ahitwa Getsemani, abwira abigishwa bati ni mube mwicaye aha nigire hariya nsenge. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye.
yigira imbere ho hato arunama arasenga ati data niba bishoboka iki gikombe kindenge ariko biye kuba uko giyewe nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Agarukaho abigishwa bari asanga barasinziriye abaza Petero ati harya ntimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu mohi. Umutima wo urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data niba bidashoboka ko iki kindenga ngo kireke nkinywereho, ibyo ushaka aba ari byo biba. Yongeye kugaruka asanga barasinziriye ko amaso yabo aremereye, arongera abasigaho aragenda asenga ubwa gatatu avuga amagambo amwe na yambere, maze agarukaho abigishwa bari arababwira ati musinzire noneho muruhuke dore igihe kirenda gusohora umwana w'umuntu agambanirwa mu maboko y'abanyabyaha. Nimubyuke tugende dore ungenza ari hafi. Amen. We are reading in the book of Matthew chapter 26 from verse 36. The Bible says that then Jesus came with them to the place called Gethsemane and said to the disciples, sit here while I go and pray over there. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. He went a little further and fell on his face and prayed, saying, oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Then he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, what? Could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Again, a second time he went away and prayed, saying, oh my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. So he left them, went away again and prayed the third time, saying the same words. Then he came back to his disciples and said to them, are you still sleeping and resting? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of the sinners. Rise, let us be going. See, my betrayer is at hand. Twarimo tuvuga ko umubabaro ko ari bimwe mu buzima bwacu, ni bimwe mu ni ibintu biranga ubuzima bw'abantu tuba bwa buri munsi, kubabara no kwishima bibaho. We've been saying that stress, distress and joy and happiness are part and parcel of a human life. So, Yesu yaciye muri ubuzima bw'umubabaro. Jesus himself went through a distressed life. Mu buzima bwacu natwe hari ahantu habiri ngira ngo tuganireho umuntu aca, kandi hombi haba imibabaro yawo. Ahantu hambere ni mu butayu, aha kabiri naho twakwita nko muri jaride, ahantu heza hatari ubutayu. Likewise, in our lives, analogously to that of Jesus, we have two kinds of lives. One characterized by distress, which is likened to a desert life, and the second one is a life, blissful life that is characterized by a life in a garden. Aha dusomye rero Yesu yari mu gashyamba k'Getsemani, yari muri jaride, hari ahantu heza, hari ibiti, hari indabyo, hari umuyaga mwiza. The Bible is telling us that Jesus was praying in the garden of Gethsemane. A garden that was decorated by flowers and beautiful trees and grass. Aha rero hatandukanye no mu butayu, hamwe mu gice cya 4 cya Matayo nanone aho tubona avuye gusenga iminsi 40 mu butayu, rero ngo iminsi 40 irangiye arasonza, aje ahura na Satani aramubwira ngo niba ko kuri umwana w'Imana tegeka ya mabuye ahinduka imigati urye. This life we've just said is contrary to the one that is featured in Matthew chapter 4, where Jesus went to the wilderness driven by the Spirit to pray. At the eruption of 4 days, the Bible says that he hungered, and then the devil met him and tempted him, telling him, if you're son of God, command the stones and turn them into bread and eat. Mu butayu na hantu n'inzara, n'ubuzima bubi burimo inzara. A desert is a place that is full of hunger and thirst.
ubuzima bw'umuntu rero akenshi bubanza mu butayu. Dufatiye urugero ku Bisirayeli gihe bavaga muri Egiputa bajya i Kanani baciye mu butayu. The story of a human life most cases starts in the desert. Like the Israelites, when they were coming from the slavery in Egypt, they started with the desert. Natwe akenshi ubuzima bwacu butangirira mu butayu ariko tugasoreza i Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Likewise, our lives too, most cases start with the desert, bitter life, thirst life, hunger life, and then we end up with the land of promise. Niko ubuzima bwa Isirayeli buriya iyo biba bibi iyo umuntu atangiriye i Kanani akaba yasoreza mu butayu. That's how life is really formed. It is really a bad idea. It's really bad to start with your Canaan life, the beautiful life, and end up with your desert life. Ariya ubayeho nubango ubuzima wawe ucuritse wabunyuranyije ubundi wagombye gutangirira hariya mu butayu hakurya ya Yorodani wamara kwambuka Yorodani ugeze i Kanani ubuzima bukaba bwiza. In that case, the life journey, the journey of your life is turned upside down. You've started with your good times in your Canaan land, and then you end up with the desert. But normally, you should start with your desert and then end up with your Canaan. Rero kubera ko iyi si tubamo ari umwanzi wacu nayo itatwifuriza amahoro haba igihe ubuzima buhindura ugatangirira i Kanani ukazasanga usoreje mu butayu. But because we have an enemy, the world itself doesn't permit things to be the way we want them to be. In most cases, it flips your life upside down. It plunges you to your Canaan life, and then in the end, you go to your desert. Rero reka tuganireho gake ku ubuzima bwo mu butayu n'ubuzima bwo muri jaride hatari mu butayu aho twahoze tuvuga hano muri Getsemane. So let us briefly talk about the desert life and the garden life, the garden of Gethsemane life that Jesus lived. Mu butayu ni ahantu hataba ibiti hataba ibyatsi haba ubushyuhe bwinshi cyane haba izuba ryinshi. In the desert, it is a place that is so hot and dry. There are no trees, there are no grass. Naho muri jaride haba ibiti hakaba umuyaga mwiza hakaba n'igicucu cyo kugamamo izuba. In the garden, it's a very blissful place full of grass, flowers, and tree shadows where you can hide the scorching sunshine. Mu butayu haba inzara n'ubuzima bw'inzara abisirayeli bari mu butayu inzara yarabariye barataka ariko Imana ibazanira amanu. Nuvuga ngo mu butayu n'ubuzima ubamo uri umushomeri utagira akazi ibintu byose bidakunda ugasigara utunzwe n'amanu ugaburirwa n'igikona gusa urya ku gitangaza cy'Imana. Imana yabitakinguye ijuru nturye. A desert life is a life of hunger and thirst. A life where you're fed by God Himself sending you manna. It's a life where you're being fed by ravens. It's a life when there is no job, you're unemployed, and everything is stiff. It's not working really out. Rero naho haba umubabaro waho kuko kugira ngo ubeho utunzwe n'igitangaza kandi wakaba itunzwe n'imirimo ivuye mu maboko yawe nabyo bwabyo n'ubuzima bubabaza buryana kuba usaba haba nta muntu Imana yakoresheje ngo kuzanira ifunguro nturye n'ubuzima buryana kandi bubabaje. Naturally, a desert has its own distressing life, a life of scarcity, a life of pain, a life of lacking. You don't have what to eat, you don't have what to drink. Basically, it has its exclusive, painful, distressing life. Iyo ubaye muri ubwo buzima ukabubyaramo abana Imana ikabarinda bagakura bikazageza igihe wowe nk'umubyeyi utangiye kumva ko wagaburirwa n'abana kandi ari we mubyeyi ufite inshingano zo kugaburira abana ni ubuzima buryana kandi bubabaza cyane. If you live such a life when you are a parent, you're a woman or man, you produce your children through that life, they grow up in that same life, you reach an extent where you expect them to feed you or you depend on them, it's really, really painful because you're the one supposed to help them. They are supposed to depend on you, but now it's upside down. Mu buzima bw'umuntu hari ibiba bitaragenze neza ku ruhande rumwe ashoboye kuba hari imbaraga z'umwanzi atamenye zarwanyije ubuzima bwe ko ubundi uko Imana yaremye ubuzima bwacu
ababyeyi babyara abana bakabarera kandi bajya kugenda bakabasigira umurage. Rero iyo umubyeyi abayeho ateze ku bana hari ikintu kiba kitaragenze neza mu buzima bwe. Normally, everybody have got their bad story in the life, where you find a person growing up, marrying, having a family. You reach in your old age when you don't have anything, any inheritance to leave back to your children. It means something went bad in your life. Simvuze ko abana kwita ku babyeyi ari bibi, ahubwo ikibi nuko umubyeyi ubuzima bwe bwose we nta kintu afite cyamubeshaho, nta business agira, nta matungo, nta mirima, ntaki, nubango igihe cyose akabona icyo abonye uko yahamagaye abana. Ntago ari ubuzima bwiza ku mubyeyi, ntago ariko byagombye kuba bimeze. I'm not against children supporting their parents, but normally a parent living a life in penury, in poverty, you are pauper, you don't have anything to give to your children, but you're just depending onto your children. It's not a good life to live. Ubwo n'ubuzima akenshi duhuriyeho twese abanyafrika, aho abana igihe cyuko n'umwana arangije ishuri aho kugira ngo akore arwana no kwiyubaka ababyeyi bamushyigikire, aho gatangira inshingano zo kurera barumuna be no gufasha ababyeyi, imyaka ye yo gukora ikazarangira nta kintu yikoreye, wa murage w'ubukene wo kubiza ugenda ukururuka mu bana. This life of parents depending on children is very, very much common in Africa, where children grow up, they go to school, they toil, they hustle. By the time they are seeing future over the horizon, now they embark on helping their parents, schooling or supporting their young siblings instead of their parents supporting them. Rero ubuzima bwo mu butayu ni ubuzima bw'inzara n'inyota. Therefore, a desert life is a life of hunger and thirst. Ni ubuzima bubabaze ko kandi abantu barakumva kuko ni ubuzima bugaragara buri muntu wese, n'umukuru n'umuto uri mu butayu, uri mu bushomeri, uri mu bibazo, abantu bose barabibona. It's a paining, hurting life, but at the same time, people understand you because it's very much ostensibly clear that you're in a desert, and people will tend to appeal to your situation. Umubabaro wo muri Jaride, noneho umubabaro utari mu butayu, cyagiye wambutse wavuye mu butayu winjiye ahandi, ko Yesu yabaje mu butayu arasonza, Satani aramutegera ariko Yesu aramutsinda. Noneho ahangaha tubonye ubuzima bwe noneho ari muri Jaride, ntabwo ari mu butayu this time, ahubwo ari muri Jaride. Now Jesus lived this desert life where he went and prayed. At the end of 40 days, he was hungry and thirsty, and the devil tempted him, capitalizing on the situation. But let us come back to a distressful life, but in the garden in Gethsemane. Iyo ubuzima bwacu busabute cyangwa se ni gute tubihuza no ubuzima bwacu kuba uri muri Jaride bivuze iki? What does it mean? What does it represent or denote for a person to be in a very beautiful, well-decorated garden full of flowers and grass? Umubabaro wo muri Jaride ugorana kuwujera, ugorana kuwuvuga kugira ngo abantu bawumve, kuko ntago abantu bawusomera inyuma nk'uwo mu butayu. Brethren, it's very much difficult to narrate your plight, your distress in the garden to people, because most cases it doesn't physically manifest to the eye, to the physical eye, because it hurts from inside. Kuko inyuma iyo abantu barebye Jaride babona isa neza, indabyo zihari, ibiti bisa neza, ibintu byose biba bisa neza, ariko wowe urimo indani aho ngaho mu mutima wawe hadasa neza. From the face of it, when people look a person in the garden full of flowers, full of trees, decorated grasses, they think you're well off, they think you're fine, they think everything's really flowing, you're blessed, but inside your heart, you're really hurting. Something is gnashing at you. Abantu babirebera hanze babona ko umeze neza, byaciyemo, warashubijwe, ubuzima buraryoshye, nta kibazo ufite. Ariko muri Jaride hari umubabaro waho utandukanye n'uwo mu butayu abantu batabashije kubona. When you are in the garden life, remember, is just a picture we are painting to you. People will think you're really good. People think you are a success itself.
but they don't know that you're really hurting inside because it's not apparent and clear to people. No buzima ubamo ufite akazi ukora, ufite akazi keza, ukorera ahantu heza, umuntu wese ubwiye ikigo ukoramo akumva wamubwira n'umwanya ufite, akumva ko ukora neza, wayeho neza, ariko ubuzima ufitiye muri ka kazi n'imibereho yawe muri ka kazi birakugoye kubivuga kugira ngo abantu babyumve hari hanze. What do we mean if we say garden distress, garden sorrow? It's where a person is having a very beautiful job, highly paid, working in a good institution with reputation, but you're facing a distress in your heart which you cannot explain to anybody. Or if you really explain, they can't even understand that this is really happening to this person. No buzima ubamo utaha mu rugo rwiza, hari izo nziza, kadastiri isa neza, mu gipangu cyiza, wenda ufite umugore cyangwa se umugabo nawe arakora, abantu bareba umugabo ahakorera, bareba umugore ahakorera, bareba inzu batahamo, bakavuga ati hariya niho ubuzima buri muntu wese yaharebera akavuga ati ahubwo wama nkibera muri ruyo rugo. Garden distress is this kind of a life where you have a very beautiful wife, a very beautiful home, a beautiful house, you have a big gate when people look from behind, and when you enter people will say, wow, this is the prototype of a successful, peaceful family. Uko ibyo abantu bareba n'ibyo ureba biratandukana. Mu buzima umubabaro wo muri jaride no umubabaro ugira utewe n'ibyo urimo kubona, n'ibyo urimo kumva mu mutima wawe, n'ibyo urebesha amaso yawe, ariko bo muri kumwe badashobora kubona. Garden distress is this so tricky to the extent it exudes or expresses at the face of it beautiful things, successful life, yet inside somebody's heart, or the victim in this case, is living a very contrary, distressed life. Urebere nyuma aravuga tuya Imana yaramushubije yaratabawe, ariko wowe urimo hari imbere urimo uravuga uti Mana iki kigeragezo nzagicika ryari, Mana niba bishoboka ese ijoro ryo ryacyo nko yandi majoro yakeye bwakongera bwacyo kwitse Mana uyu munsi burongera bwire nkuko n'undi bwije, ese ibi bizabo gutya kugeza ryari, nyamara bari hanze barabima ngo bravo uriya byaciyemo. Physically, when people look at you, they celebrate you. They say, this is a successful man. Everything is really flowing. This man is really blessed. But inside your heart, it is contrary. It is really different. You're crying, you're groaning, you're hurting, and praying, when will this distress go away? When will this fateful day go away? You can't wait to see the distress go away. Yet people outside, they see a different story. Iyo ubwiye abantu aho washatse utinashatse kwa kanaka umuhungu wawe aravuga ati sha we warashubijwe bariya nabakire bo kuva kera mu bisekuru birenga 8 nabahirwe buriya wumva babisitiri runaka nabi wabo bantu runaka bose bakubwira wakumva ukuntu wataka ariko wakwibuka umutwaro wikoreye ku mugongo wawe ukumva uti ni muceceke uko mbayeho ni mukuzi kubera kutari bivuge umena ayo mabanga ugaseka just ugapfa kurenzaho uti nta kibazo ndashima Imana ariko nyamara mu mutima wikoreyemo toni y'ibibazo. This is a kind of a life when you tell people that I married into the son of so and so, into so and so's family, and people will say, wow, you really caught it, you hit the point, you hit the target. That family is rich, that family is known and prominent in the land, they are successful, they are blessed. We think you're blessed too. But when you remember the reality back home, the life you're living with this partner of yours, the tons and tons of the burden of sorrows and distress you're carrying in your heart, you can't believe it. Ari famille imwe igeze bari bafite umwana w'umuhungu ariko warwaraga indwara yari afite abadayimoni bakomeye cyane arwara indwara yo guhera ariko ikaba ari famille ikize imeze neza cyane. There is a story of a young woman who married into a very successful family, but their son had a problem, had a sickness. He often was attacked by blacking out. Noneho abantu barabataubukwe bugenda neza ibintu byose abantu bati kabisa ni wabo kuko batari bakamenya ikibazo bakabata umwana wacu tumushingiye mu rugo ruzima n'inshuti nabandi babatumva urashatse kabisa niba hari umuntu ushatse ni wowe ariko bakeya bari bazi ikibazo gihari mu mutima bakavuga ati hangana ugiye kuzareba igihari.
The wedding protocols and procedures were celebrated, and the family of the bride are saying, wow, we've married and we sent our daughter into a very beautiful family. But few of the people who knew about the bridegroom's problem, they said, this lady is now, this is the start and the beginning of the sorrows and the distress of this lady to a new family. Umwana w'umukobwa amaze kugera mu rugo we n'umugabo we bageraga ku buriri icyagihe bagiye guhura, noneho umuhungu akagagara agahwera akava ku gitanda akikubita hasi. After the wedding ceremony, they went into their home, the bride and the bridegroom. But at the time when they were going to see each other in bed, the bridegroom or the man, the young man, would be attacked by epilepsy. He would black out, fall down. Agahwera akikubita hasi, umugeni akarara ateruye amufashe amuhwerera mu maboko kugeza igihe ari buze guhembukira. And then the lady, the bride, would spend the whole night holding her husband in her arms, waiting until the time the bridegroom resuscitates. Byari ibintu byari bimugoye kubisobanura, yasigaye gusa asenga Imana avuga ati Imana izamfashe. This was a time and a situation and a scenario she couldn't explain to people outside or to anybody. She was praying in her heart saying, I can't wait until our honeymoon is over, and by the time I get my feet out of this house, I will never look back, I will never turn. Rero umubabaro muri jaride haba ibyo kurya ari kurya ntibikuryohere kubera ko biryana umutima ubabaye. Muri jaride nta nyota ihaba, ariko niyo unyweye amazi cyangwa unyweye amata ntushira inyota kubera ko urashyira ku mutima ubabaye wuzuye ibikomere. In the garden, the garden full of grass and trees and flowers, it's a life you live and you eat, but you don't get satisfied. It's where you drink, but you're pricked or you're affected by thirst. It's where there is happiness, but you have an embittered, sorrowful heart, because whatever is in the garden life is superficial. Nubango ubuzima bwawe ni wowe ushobora kubwumva, ariko abo muri kumwe ntibagusobanura. Ndetse n'inshuti zawe magara iyo ugize ngo uziganirire uwo mubabaro zibane nawe ntabwo zishobora kubyakira. Biragoye kugira ngo ubwire abantu babona ugenda mu modoka ya $50,000, umugabo agenda mu modoka ya $50,000, urara mu gipangu cya $100,000 cyangwa $200,000, kugira ngo uzababwire ko hari ibibazo ufite bikubangamiye biragorana kubyumva, kandi nawe biragorana kubibabwira. It's a kind of a life that you know yourself. It's very personal to you. It's a life you can't explain to your best friends. Indeed, it's very, very much difficult, and it doesn't add up for a person to live in a multi-million house, mansion, driving a very expensive car, and narrating to people that you're really not happy. It doesn't add up, it doesn't match. Kugira ngo uzabashe kubaganira babwire ngo umugabo yantaye mu cyumba asigaye yirarirana n'umukozi, biragoye kubivuga kubera urwego rwanyu n'icyubahiro cyanyu nabo muri bo. Ushaka no kubibwira ukamubura, nimbibwira kanaka aranseka, nimbibwira kanaka azamvamo. Umubabaro ukakuriye mu mutima ugashira. Abantu bakubona ugenda bakavuga baturiye byacima, ariko umutima waraboze warashize kuko umugabo yaragutaye mu cyumba yibana n'umukozi mu kindi cyumba. Ugira ngo wirukane umukozi uzanyije ugasanga nawe aramusimbuje wa wundi. Given the level of your status, given the affluence or the blessings that you have or the success that you have, it's very much difficult to narrate your story to people that my husband left me and he is sleeping with the maid in another room. No one can believe you, because if you think of chasing or sacking the housemaid, the repressor or the next housemaid will be the wife to the husband. It is a story that is so hard to explain to the public. Umubabaro muri jaride biragorana none kugira ngo usobanurire abantu ibyo ubana nabyo hariya mu nzu, ko igihe washatse mugezemo wasanze wagiye uri umukristo ugeze usanga umugabo agira ikigirwamana asenga mu nzu, agira umupfumu agomba kurara imbere amubaraye imbere nawe gutegetse kubikora, kugira ngo rero uzasohoke muri yanzu muri bwa buzima ujye kwivuga hanze biragora. Nubango wemera kubana n'uwo mubabaro kandi ukaguma muri ya jaride ntuyivemo. What is a distressed life in the garden? It is where you marry to a person, to a young man, thinking that as staunch Christians and on reaching in their family or in their homes, it is different. The man is an idol worshiper, is a witch. They visit witchcraft, he's got
some rituals, evil rituals they practice. You can't explain this to anyone. You can't even explain this to your pastors. Biragoye kugira ngo uzabwire abantu ko umugabo wawe yagutegetse ko muzarya umwana wa mbere w'imfura mukazongera kandi mukarya n'umwana w'umuhererezi kugira ngo ubutunzi bwanyu buzagumeho. Uribaza imfura yanjye ngiye kwirya ngiye kwitambira ibigirwamana kandi wareba umutungo mufite ugasanga kugira ngo nanone mu buhebe ntibyashoboka. Nuvuga ngo uriho uragenda unyuma urasa neza ariko umutima warashize. It is a kind of a life where you cannot explain to people that my husband, me and my husband were supposed to sacrifice our firstborn and our lastborn so that we can keep and maintain our wealth. Yet we are Christians. Iyo ubonye umuntu muturanye wibereye mu kazu k'ibyumba bitatu na saro yigendera mu kamodoka wenda cyangwa kuri moto nta modoka afite ariko udafite izo ngorane nk'izo wicaranye muri iyo jaride yawe uravuga utumva icyama Imana niba byashobokaga nibere nkuriye nawe nkanjye. It is a level where you're going to wish to live a life of a simple person who lives in a 3-room rented house. Maybe they don't have even means of transport. They go by boarding, public transport, or they have even a small motorcycle. It's a time when you wish, I wish I can live such a life, such a simple life. Umubabaro w'Getsemani ni umubabaro mu by'ukuri wowe nkawe bigora gusobanura. Yesu agezemo arasenga ngo arasenga ba bandi batatu yajyanye nabo agiye kure basanga barasinziriye. Nuvuga ngo yari afite abigishwa 12 ku iki gihe na Yuda Iskariyoti yaragihari. Noneho muri ba bandi 12 akuyemo batatu b'inkora mutima ze aravuga ati nimuze mumperekeze tugende hariya tujye gusenga. Bagezeyo arasenga yahindukira agasanga ba bandi batatu yajyanye nabo barasinziriye. So this is the same distress that Jesus went through when he took his 12 apostles, and by that time Judas Iscariot the traitor was still among the apostles, and when he took them at a certain level he told them to stop there and went further with his 3 disciples. He told them, I'm distressful, stay here, watch with me. And he went another further step and prayed. When he came back, he found them sleeping. Muri jaride abo nabo waruzi ko bazumuboro wawe kungana usanga batawaye agaciro nkuko we wayibonaga. Mu gihe we ari masenga abo yajyanye nabo kumufasha barasinziriye. Yahindukira agasanga barasinziriye. Beravuga ngo uko yasengaga ngo asubirayo avuga amagambo amwe na ya mbere. Look, when you're distressed in the garden in this beautiful place, the people, even your best friend, will not understand what you're going through. They are going to hold it trivial. Look at what happened to Jesus. He went with them. He told them, I'm distressful. Keep watch with me. He went and prayed, but on coming back, the disciples were asleep. Rahandi usenga amagambo yasubiramo ejo washaka ikintu ugiye gusengera gishya ku buzima bwawe kumva nta gihari ku buryo ujye gusema bati Imana ndavuga iki yewe byabine navuze ejo n'ubundi niko bikimeze niba ubihindure niba utabihindura bireka ariko nabivuze birahagije. It is a kind of a life where you have one prayer, you repeat it today, you say it tomorrow, you say it many times because you don't have anything to tell God. This is what Jesus said. He went and repeated the same word, he came back and repeated the same one because you don't have any other thing to say to God. Urasenga ibyo usengeye ukabona kugira ngo birushe bihinduke biba byiza ahubwo biraba bikurutaho. Ukongera ugasubira ugasenga wajya ukona birongeye biraba bikurutaho. Wageraho amagambo yo kuvuga kabura muri iki gihe kuririmba niba bishoboka kuramya Imana niba bishoboka kumutima uraremereye wowe uzuye agahinda n'umubabaro hano yiro ngo Mana ntacyo kuvuga gishya afite ibyo navuze urabizi. It's a situation where the more you pray the more it deteriorates. The more you pray the more the mountain of a problem becomes more big. It's where you run short of prayer and words to pray. It's where you don't have any song of worship in your heart. It's where there is no hymn on your tongue. You're just distressed. Uyu no mubabaro inshuti magarita gufasha kwikorera. It is a kind of a distress, very distress your friend cannot share the burden. Na Petero yabwiye ko azubaka hitorero. Petero wahishurirwaga n'umwuka w'Imana yabandi bayobe Yesu wari wakamumenya yakundaga ndetse na Yohana Bibiliya ivuga ngo umwigishwa Yesu yakundaga cyane. Ahangaha nawe yari yasinziriye ntacyo yamufashaga. Even Peter, the friend of Jesus, Peter who received different revelations about Jesus calling him the Messiah. Even James,
the friend of Jesus who slept, even John, the friend of Jesus who slept, or who was a friend of, who was Jesus' best friend, the Bible says they also slept. Nabo barasinzira. They slept. Agarutse bwa kabiri asanga nanone barasinziriye. On coming back the second time, he found them slumbering, sleeping. Asubiyeyo birabanga arongera avuga amagambo nka yandi yavuze mbere ko nta gishya gihari. Umubabaro muri jaride ni igihe usanga ikintu cyabayeho kiragaruka uyu munsi nta kintu gishya cyo kuvuga gihari. Ibyo navuze ejo nibyo nkikoreye uyu munsi. Ya ndwara ni yayindi, ya nzara ni yayindi, bya bibazo ni bya bindi, nta gishya gihari. When he came back, he found them sleeping again, and the Bible says he went back and knelt and prayed the same ones, because there is nothing in you to pray for. The problems are the same, the circumstances don't change, but they deteriorate. You run short of prayer. Yesu arasenga abwira Imana ngo ese ntabwo bishoboka ko iki gikombe cyandenga, ntabwo bishoboka ko ubuzima bwacaho, ko yari amaze kugera ahantu arimo abona ko ibintu bikomeye cyane, aravuga ati mva da niba bishoboka iki gikombe n'ikindi. The Bible says that he went and prayed, supplicated to his Father and said, Father, if it is possible, let this cup of suffering bypass me, but not by my will, but your will. Niki cyatumaga uyu mubabaro wiyongera kuri we? Nubango ubundi Yesu yabayeho imyaka igihe cyose ariho yabaga mu bwiza bw'Imana, ko ntiyigeze akora icyaha. Niyo mpamvu igihe yagiye kubatizwa Yohana yaramubwiye ngo ndakubatiza. Ni kumubatizo wa Yohana wari umubatizo wo kwihanisha ibyaha. Yohana aravuga ngo wenda kubatiza gute ko nta cyaha ufite? Yesu aramubwira ngo mbatiza kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. What increased Jesus' distress in the Garden of Gethsemane? Normally, Jesus' life, he grew up in a life of purity, a life of fellowship with God. Now, the Bible says that he went to John the Baptist, the river Jordan, and told him, please baptize me so that we may fulfill and complete all the righteousness of God. Nukuvuga ngo rero muri kariya kanya yarageze igihe arimo abona isi yose, ibyaha byose by'abantu bari mu isi birimo biza bimusanga. Uko biza bimusanga ko yaragiye kubyishyiraho akabitwara ku musaraba, akabibambanwa nabyo ku musaraba igorogota. Noneho uko byarimo biza bimwegera niko ubwiza bw'Imana bwagendaga bwigirayo, ko Imana ahari icyaha Imana yigirayo. Uko ibyaha bimwegera ubwiza bw'Imana bwigirayo. Atangiye kubona ubwiza bw'Imana bwigirayo, ibyaha birimo biza biravuga ngo utarigeze kumenya icyaha ngo Imana yamuhinduye umunyacyaha, agira ubwoba, atangira ko aravuga ngo da niba bishoboka iki gikombe cyaciyeho. Now we see Jesus in the Garden of Gethsemane, given his gracious pure life, a life that was holy, that he lived from his childhood. He was in the garden. He was spiritually seeing how the sins of the world were going to be computed, we were going to be counted, we were going to be piled on him. And the more sins came, and the more the images of sin came, the more God's righteousness and the more God's glory fled away from Jesus. And that scared him. That spoke to him and said, Father, if it is possible, let this cup bypass me. Uko arimo abona umubabaro, uko arimo abona ibibazo, yahindukira agasanga za nshuti magara zirasinziriye. Mu gihe we yatekerezaga ko muri kariya kanya yabatwaye kugira ngo bamufashe, bamutere ingabo mu bitugu, bamuhe courage, bamwereke ko bahagararanye nawe. Hari igihe cy'umubabaro w'umuntu ukenera nibura umuntu wakubwira ngo komera turi kumwe, wamushaka ntumubona. Jesus took his disciples in the garden thinking there are people, his friends, who are going to be with him, go with him through this distress. But on coming back, he found them asleep. Distress sometimes will call a person to have just one friend who is going to stand with you in such a bitter, distressful time. Muri Ryari hanga muri uyu mubabaro ntabwo iki gihe nazara yari yari kuko kuri 26 haruguru batwereka ko bari bamaze no kurya yasangiye n'abigishwa. Nuvuga ngo ni igihe cya kindi cy'umubabaro w'umuntu, cyane cyane uyu mubabaro ubufitanye isano n'umuhamagaro w'ubuzima bwawe. Now, this distress in the garden we are talking about does not concern mundane things like food or clothes or something to it, because the Bible tells us in verse 26 that they went to the Garden of Gethsemane after having supper, meaning they're not hungry. So the distress in the garden has something to do with your calling, problems you find or you meet in your calling. Ko kugira ngo uzabashe guhirika igikuta
cyananiye abakubanjirije bakuru bawe papa wawe sogokuru wawe ubashe kumena igikuta cyabananiye kumena kugira ngo wicare muri ya ntebe y'icyubahiro bizagusaba imbaraga nyinshi cyane kandi uzahangana n'izo mbaraga zabujije abandi gucaho ariko nuhagarara mu mbaraga z'Imana uzazi kubituceho kuko Yesu wacu yaranesheje. Because piercing this wall of oppression, of resistance that resisted your fathers, your siblings, your sisters or brothers to go to their destiny, to pierce through into their success and go to their throne of glory, it will request and take you much strength, much power, much commitment, because the same powers and forces that fought your siblings and your fathers is going to attack you in the same measure and the same manner. Biravuga ngo intimba zacu nizo yishyizeho nuvuga ngo imibabaro yacu uwo munsi ku musaraba niwo munsi hari hagiye kuvuka itorero niwo munsi amateka yaragiye guhinduka niwo munsi ibyaha byacu byari bigiye gukurwaho niwo munsi igihano cy'urupfu cyari kigiye gukurwaho niwo munsi inzandiko ziturega zari zigiye gukurwaho niwo munsi twari tugiye guhinduka abantu bashya icyo gikuta cyari kije gikomeye yagombaga kugifata akakikorera akagenda akagikubita hasi agapfa kazuka kugira ngo uyu munsi ige nawe tube turi muri akakiza turi mu uyu munsi. Because that very day was a phenomenal day in the history of salvation. It was a date where the war, the curtain that prevented us reaching to the holy place was supposed to be pierced. It was a day when the handwritings that were accusing us were going to be torn apart. It was a day when our sins and transgressions were going to be washed away by the blood of Jesus. So this was a day that was so phenomenal. Bantu b'Imana rero mabwire ngo muri jaride hari umubabaro mu butayu hari umubabaro ariko muri iyo mibabaro yose reka tuyikoreze Yesu koko imibabaro yacu niyo yikoreye. Yesaya 53:4 aba ngo intimba zacu nizo yishyizeho ndagira nkubwire ngo iyo mibabaro yawe yikoreye Yesu arayitwara. Iyo avuye muri jaride aragenda ajya ku musaraba arapfa arazuka aragira aba ngo byose uyu munsi birarangiye amaze kuzamuka rero avuga ngo Imana imusuka amavuta yo kunezerwa hirya y'umubabaro hari amavuta yo kwishima. Brethren, I want to tell you that there is sorrow and bitterness and distress in the desert. It might be the same situation in the garden, but I want to tell you and I want to declare to you that may God protect you from all this bitterness. The Bible says in the book of Isaiah chapter 53 that He took on Himself our sorrows and pains after suffering, after being beaten, after going through the pain and distress. The Bible says that He rose up in glory and God gave Him a mantle of happiness. And by His name and by Him we've gotten the salvation. Iyo mibabaro yawe ifite iherezo ntugire ubwoba. I want to declare to you that there is an end to your distress. Hari wanesheje imibabaro. There is a person who overcame that distress. Hari wadukijije iyo mibabaro. There is a person who saved us from such distress. Hari wanesheje urupfu. There is a person who overcame death. Hari waduhaye ubuzima. And He gave us life itself. Uwo ni Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. His name is Jesus Christ the Son. Ndabura ngo uyu munsi umwakire mu izina rya Yesu. And I want you to receive Him today. Azatwara iyo mibabaro yawe. He's going to wash away your azahindura ubuzima bwawe. He's going to change your life. Azaguha ubuzima buzira imibabaro. He's going to give you a life free of distress. Azaguha ibyishimo binejeje umutima wawe. He's going to give you happiness and joy in your heart. Mwakire umuhe ubuzima bwawe. Receive Him and give Him your life. Imana mwijije umugisha. May the God of heaven bless you. Kandi Imana ikomeze kubagirira neza. And may He do you good. Amen. Amen.